Hello aya basi mukuru w'isibo, reka mvugishe ukuri kuko ntacyo bintwaye. Ibitondo byo ku cyumweru indani mu gitanda ndyamye nakangutse ndi jyenyine, dore muri ino minsi ntabwo nyigutekereza. Reka mvugishe ukuri pe kuko ntacyo bintwaye, ariko buri gihe iyo ngutekereje simbasha kugukura mu mutwe wanjye, kandi nawe ntubasha kundeka ngo mwibagirwe, kubera ko buri gihe iyo ngutekereje biba bisa nk'aho hari indirimbo yacu ndi kumva kuri radiyo, bikansubiza mu bihe byahashize, nibuka ahantu twakundaga kujyana njye nawe. Ndimo ndakwibagirwa kandi nkagerageza kugira ngo mwibagirwe, ariko bikanga. Iyo nkwibutse nta kindi nkora uretse kumwenyura, kandi nawe urabizi nzajya mvugisha ukuri kuko ntacyo bintwaye. Ku cyumweru mu gitondo ninywera agakawa nakangutse ndi jyenyine, kandi kukwibagirwa byanze. Nzaza mvugisha ukuri pe kuko ntacyo bitwaye. Buri gihe iyo ngutekereje simbasha kugukura mu mutwe wanjye, nawe ntubasha gutuma mwibagirwa. Ndetse iyo ngutekereje numva indirimbo yacu kuri radiyo, kandi iyo ngutekereje simbasha kurekera kumwenyura nkibuka ahubwo ahantu twakundaga kujyana. Biraherera heka turore. Ati mukunzi rwose byaranze kandi nawe urabizi. Iyo ntekereje ukuntu wagiye rwose numva bisa nk'aho indirimbo ndi kumva kuri radiyo, bikansubiza aho twakundaga kujyana njye nawe. Ndagerageza kukwibagirwa ariko oya, biraherera he. Aya basi ni mukuru w'isibo, ati sinakubeshera nubwo tutari kumwe. Mubebe yagiye he sinzi. Ati buri uko ngutekereje nguma nibuka ahantu twajyanaga njye nawe.